iyo ndimo kwigira njya mubwira nuko urashaka gutoranya umukobwa cyangwa umuhungu mwiza ati ntuzashake umuhungu wabigezeho. Bibiliya bidutegeka tubwira ngo mwige gukora. Njya mbibwira n'urubyiruko hano ku myaka 30 ariko umuhungu waba ufite inzu akaba afite imodoka akaba afite ashobora kukugurira iPhone, ni bangahe ku isi bateye baryo? Niyo wajya muri Amerika ku myaka 30 n'abantu bake cyane barahari, n'abantu bake cyane bafite miliyoni zishobora gukora ibyo ngibyo uvuga. Ariko hari undi uba ufite vision. Abongereza baravuga ku myaka 30 ujye uba mwiza, kuri 40 ujye uba wise, ni ukuvuga ngo ujye ugira ubushishozi, kuri 50 ujye ugira ubukire. Bikubwira ngo imyaka 50 nibwo abantu bamaze kugaragaza umusaruro w'imirimo yabo. Rero umuntu ushaka kugira ngo ntangire mfite imyaka 20 ngeze ku musaruro, wabibye ryarize, wuhiye ryarize, wabagariye ryarize. Ibyo rero nibyo bivamo biriya bintu by'umutima uhora urehariha wifuza unasenywe. Ukabona umukobwa ngo uko ari mwiza ngo agomba kurongorwa n'uyafite. Okay fine, ishakira umuntu ugeze muri za 40-50 wamaze kuyashyikira, ntabwo bizanga. Ariko ubuzi neza ko abageze kuri iyo myaka abenshi bafite ababo za ugiye kubinshoreke.